igihe kirageze ngo umuntu najya ajya kureba match ya Rayon Sport ajya afatika na bike yige uko bakina football kuko iyi kipe it's amazing biratangaje kubona ikipe mu gihe gito igira automatisme ubwumvane nk'ubu ngubu. Sasa tujye nko ku gitego batsinze harimo detail nyinshi tugiye kugarukaho kugira ngo ubone uburyo gutsinda igitego bigora. Ukira muri screen afashe barashe ku ruhande yafunze biki ntabwo uza amadetail hari inginga bari gufunga inyuma hariya kugira ngo iki gitego kibe igitego cyubatse tukibone nk'iki kipe. Dukuvuga ngo action ano yatangiye reka tujye action itangira. Jingarey afite ballon ayo ndagira nkwereke action y'igitego neza. Jingarey afite ballon dere Muderak ballon ari hano. Jingarey bamupressinze ari babiri bari kumusohora ku murongo touchline pressing ya Jamus iri kumusohora arangije ikintu akoze n'icyo ahise akora touch asubije ballon inyuma. Ikatwige football hano agiye kwita asubiza ballon inyuma kwa Muderi Akbar ariko mu gihe ari gusubiza ballon inyuma ndagira nkwereke kapiteni Kabange ari kuzamuka yarabonye ko bari kubakira ku ruhande rw'iburyo ahise azamuka numva agiye akoze monte muri make noneho kuko Jingarey yabuze option zo gupasa agiye gusubiza ballon inyuma kwa Muderi Akbar ariko iyo barasubije inyuma itrigarinze iki cyangwa iteje buriya ballon zisubira inyuma nimbi cyane rimwe na rimwe yarigeze ituma ikipe nk'izi ishaka gukora pressing awusubije kwa Muderi Akbar. Buriya mu bantu Rayon Sport buriya wakifuza ko wakora pressing abantu benshi ntago wakifuza Muderi Akbar ko ntago bazi ubushobozi bwe kuri ballon ariko n'umutipe ntago wamuhubukira n'umuhanga byatari Muderi Akbar umwe mu bakinyi baranda rated yamufata nka Ngolo Kante. Hari ukuntu abantu benshi bari biya Rocket cyakara akaza akora adafite ballon bakagira ngo umuhaye ballon nta kintu ayayimaza kuko wenda suma upaseri nka wamukinnye wagiye Richard naga pasaga Richard pe ariko nawe muri espace ndende hari ukuntu akurura abakinnyi bagiye gukura touch ebyiri bano bakinnyi baze bamusange afunge ballon afunga ballon niko bamwegera ahita yegeza imbere reba funga ballon ayegera imbere ahita asigaza umukinnyi wo gukuraho ariko mbere yuko tureba umukinnyi wo gukuraho ndagira ngo reka Kabange yageze Kabange yamaze kuzamuka iyo ni detail twari turiho ariko ndagira ngo reke Didi hanari Didi yaje guhengamira iruhande rw'uburyo kuko Kabange yazamutse nuko ngo defense is shifting ni detail ni igitego defense is shifting ngo nuko ngo Chupraro ari hagati Ganijuru dore aracyari inyuma we narazamuka tube dufite batatu inyuma icyo bayita rest defense dutakaje ballon muri situation byagenda gute ngo Kabange yazamutse twagiye dukomeze detail arangije ahise afata ballon asegeje umukinnyi mwe agiye kwita mu dribble mutware wabibonye ibyo bintu bikoze iki nimba ubonye iyo situation. Jingarey ubundi ni ujye ukina umunani ni ujye wataka ama box ari nko ballon y'umutwe yatatse akunda kwataka ama box cyane ni arya zamuka ariko kuko azi ko Muderi Akbar nawe afite iyo ballon ayifashe ayitwara afite azi gushorera ballon ahita asigara mu covering. Ubu n'ubwumvane iyi communication akenshi na mediana abantu ntago bayishidikanyaho ariko communication cya ubwumvane mu gihe gito bamaranye reko Jingarey asigara aho ikintu cyose cyaba nje niteguye gukavaringa kuko arabizi ko niyo Muderi Akbar abagiye ballon igiye iruhande rw'iburyo no kuvuga ngo iki Rayon Sport iki ni igitego cya gatanu ikoze kivuye ku ruhande rw'iburyo ibitego ibaze ikipe gutsinda ibitego byose bivuye iburyo bayita dominance ntago ari uko nta nuze nta variety bafite cyangwa nta zindi option bafite ahubwo Rayon Sport ifite ikintu bita yafashe uruhande rumwe irwubakira imikinire yabo. Icyo kintu ni cyiza cyane ku makipe akomeye kuko mufite icyo bita consistency cyangwa bafite blueprint bafite map bagenderaho iyo bagiye kukwataka bareshira muri box ubona kano kavuye muri box narakubwiye buriya muri Rayon Sport buriya Kamena afite kudazatsinda muri box ariko abana bayakuriye reba ino ballon iragarukamo hano inyuma ariko bano bantu bose bagiye hano kuko bazi ko Junior Kameni kuri taye yabakurikiye baritigarukamo inyuma umukinnyi asa nk'uyitsinda ayitsinze ariko igakugatuza kwa Muderi Akbar. Nukuvuga ngo ibi bitego yabyubatse aya ni ama detail nukicara umuntu akajya afatika yakiga gace abantu bakiga football bundi bushyashya kuko hari ingingo ari kwigisha umupira true to that hari ingingo ari kwigisha umupira niko kuri nukuvuga ngo abantu igihe kirageze bajya afata bige bandika bareba match bandika bameze nk'abantu bari muri class turi kuri match ya Rayon Sport ni rwo rwego bigezeho automatisme mu gihe gitoya ubwumvane buryo umwe akavaringa undi umwe azamuka undi asigara bikwereka uburyo ikipe imaze kumenyana. Igitego cya kabiri ho ibi nabivugaho
ntabwo ari byinshi cyane kuko igitego cya kabiri cyavuye muri moment isa nkaho ikipe yaratatse indi rataka batakaza baro Jamus baro yisanga bahagaze nabi ari Jigiba ufite baro sasa buriya Jigiba muri zera nano ama espace manini buriya Jigiba kandi bataramusobanukirwa ni umukinyi wa chaos buriya nkuko kunda gukina ama attack ari place cyangwa tuze akenshi ari igihe asa nk'ubura muri match cyangwa ukabona game iri kumutindira we ni umukinyi yafashe baro nawe kakanzwe avuze kuri Buderek baro nawe azi gushorera ariko ni umupaseri rero iyo abonye iyo opportunity gato we afata baro akayigeza kuri hashoboka urabona match za rugby kumwe umukinyi afata baro akayitwara abufashe mu ntoki nawe niko abameze afata baro akayitwara ewana hano ni qualité individuelle kuko na hano passe nubwo yari yanze najya were ku buryo n'ubwana ya flash baro ntago ari shot baro yaje la iplasa hanze ya box man apasa yitonze Jingare ni umutekinisiye yaje abantu batamwemera ngo ntago bamuzi n'ibiki ariko kunu afata baro akayiplasa ntago ari kuyishota yani placement afashe baro la iplasa hanze ya box come on what a player rukwago Jingare na Muderak Bar banyibutse ikintu kimwe banyibutse uko mediane nimba abantu bazi mediane zaba double pivot ba kera nabyo kuvuga ngo yakina umunani muri fix ngarajya zamuka Tsigare ngo uyu ngakine ngo ngakine 6 fix ibindi byiza bibaho barodire bakina 6 fix no wapfa kumubona yaguranye wenda na nundi mukinyi abari hariye ariko nibuzi araba mediateri ba permit umwe agasigara ndakazamuka kandi buri wese afite ubwo bushobozi iyo Jingare yazamutse nawe ni umuhanga cyane hano yahushije amahirwe abiri muri no match hari baro y'umutwe yazamutse even na Akbar yabonye amahirwe yo kuzamuka arazamuka ariko ibyo bintu buryo babikoramo kugira ngo buri wese adasiga mugenzi we mo hariya wenyine mediane sigaye irangaye umwe aragenda unahita byumva ntaga ni communication yihuse cyane kandi bose nabahanga kuri baro kuko buriya Jingare we ni umupaseri cyane akunda guprogressa baro ayipasha mugiye Muderak Bar we ariruka umuntu ukora cyane ariruka yafashe baro bashaka kuyirukangana cuka tapasa ariko qualité nziza uyibona cyane afite baro ari kuyirukangana ari kuyishorera nibyo kubiye ngo ameze nka Ngolo Kante neza ni Ngolo Kante typique sasa mu bintu bikomeje inorewe kindi genda kwa appreciating inorewe igitego bayitsinze iki gitego ni kiza byatari bayitsinze igitego kiza bari basaga nk'abarasi igitego kandi cyo tukijyemo noneho bari barasa amahirwe ikipe itongera ibona amahirwe yo kwataka ari Jamus ariko ndagira ngo reka akazi ka Jingare hano Jingare araje ahise asubira inyuma agiye kwitambika abo hagati y'izamu na adversaire ngomba kujya hagati niko ba defend ubundi niko ba defend waba uri kure waba urimo hagati waba uri imbere araje aramwitambitse ariko rero umukinnyi we ayisabona ko ari undi mukinnyi wirukanze atanga iyo pass iki gitego ndajya ngwere ku buryo gifite probability yo kujyamo bikwereka uburyo ino kipe ikomeye reba iyi pass iri perfect umukinnyi afunga ica kuri Didier gatarifunga timing ari umuzamu ibitego ni gake wayibona bivuze iki Rayon Sport irakomeye ku buryo kugira ngo itsinde igitego bisaba ko itsinde igitego cyubatse kiri perfect nyene details zose zifunze urumva icyo kintu details zose zari zifunze hano ukuvuga ngo Rayon Sport yubatse ikipe bakora cyane ukuntu bahita birukanga nyine byari nakwerekaga Jinga bakahita bitambike bakora pressing mu hagati Rayon Sport irakora cyane rero kuyibonamo igitego biba bisaba ko ubona yaho kazi yo nyine ukayimaximiza 100% kugira ngo bashe kubona igitego muri Rayon Sport ewana genda ise abano kipe kabisa ubu ni umukandida ku gikombe aho bigeze kuko Benambe no kwinjira muri match ari bizi kirusha qualité Jamus yagomba kuyitsinda sibyo yagomba kuyitsinda noneho igitego cya gatatu hano turi kwandariza ibitego gusa kenshi nimba mwabonye kwa igitego cya gatatu ari ingingo yaragikuramo Mubaraka yashizamo Mubaraka nk'umwata akahita musimbuza nano ashira Gloire imbere akimushyira imbere reba igitego akigewe neza uko kanya kijya imbere yasatsinda igitego action ya mbere abonye ariko si igitego kiri ordinaire ntago ari igitego gisanzwe uzajya ubona ahantu hose icya gitego umukiryi afashe baro ari controller mu bantu reba agiye gufata baro ayi control ayi protege iyo bantu bamwitambitse ari batatu reba ukuntu agiye guprotege baro
ayibukuraho ayibagezaho bagize ngo agiye gusubira inyuma ahita yaruma frappe direct igendera hasi. Amazing. Ikipe irakomeye. Iyi Rayon Sport bayitege no muri shampiyona kuko I think kuko ubundi ikipe yiteguye gukina shampiyona kuko niba barakoze iriya kampu hariya tukahita tubona bihuse kugira automatisme igana gutya mu gihe gitoya, mu gihe kinini ino kipe hatabayemo ibintu by'imvune, hatabayemo ibintu byo kwivangira, niwe mukandida wa shampiyona hakiri kare. Ariko shampiyona ni ndende, igira ibintu byinshi pe, ariko kubona ikipe ifite automatisme gutya mu gihe gitoya, gihe cya gitego cya mbere yagikunze kiri perfect, igitego cy'ikipe buri kantu kose kimeze nka chess, umwe ajyaha undi ajyaha, wowe uvaha tujyaha, kandi twubaka ikintu umusaruro wa ekipe, sibyo? Rayon Sport hari igigo abashyi benshi kudusuka umutoza, hari igigo Francis abantu benshi no mutoza, abantu benshi ari ukuntu dishimiye ko atangiye kugira credit y'ibintu bye, ari ukuntu ari underrated cyangwa adahabwa agaciro akwiriye, ari underrated. Ariko uko iminsi igenda yicuba abantu bazagenda bamenya agaciro k'uyu mutoza. Adafata umukinnyi akirebera nk'umukinnyi muri Mukura muri Marine kandi akaza agatera baro yo kabibona atagiye ku isoko mpuzamahanga, kandi nabwo yajya ku isoko mpuzamahanga agafata abakinnyi akuye mu isoko ryo mu Rwanda muri aba makipe mutakekaga n'umukinnyi mpuzamahanga agakora ikintu ukabona ko ari ikipe kabisa. Hari igigo kude chapeau rero umutoza w'umuhanga. Rayon Sport nizere ko Gor Mahia bwarayitsinze, simbona ko match zabo imeze nko kuri Rayon Day bizaba bitandukanye kuko Gor Mahia hari abakinnyi yari yishaje, ariko simbona momentum yifite muri stade Amahoro. Ikipe nka Gor Mahia yayitsinda byoroshye kuko Gor Mahia ndabona ifite kubona igitego, hari amahirwe yo kwabara igitego, ariko Rayon Sport ifite amahirwe yo kubona ibitego kirenze kimwe bibiri. Nkabona wenda nka prediction byaba match iri ku Mahoro, kuko match yo ku Mahoro muri abakinnyi ba Gor Mahia numvishe bashaka match zo ku Mahoro cyane. Icyo kintu bivuze iki? Barashaka match zo ku Mahoro bakunda itape nabo duko bazabisanzuye, ariko uko ikibuga kiba kinini genda ribonye cya kibuga cyo mu Mahoro ni kinini, rikoze des espaces zo kwirukaka Chigibaro razibona cyane. Nyembona azigaragaza ku Mahoro ku Rutaro, kandi niwe mukinnyi ishaka thriving. Rero prediction yawe kuri final urabona rero izatsinda ibitego bigaye kuri final wayishyiramo hasi kabisa. Kirakubwira niba ugeze ari kuri video urumuri bwatari kabisa, nakwemera hasta la vista kandi urakoze cyane.